Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku wundi, ni ikintu gikomeye cyane wahisemo neza. So mu masomo yacu ya YouTube business cyangwa se social media business, TikTok business, tugiye kugaruka uyu munsi naho turebera hamwe uburyo ushobora kwirinda ba bantu baza bagushyira mu magurupe yawe agiye atandukanye. Igihe cyose umuntu ashakiye akumva ko yagushyira muri gurupe yiboneye, gurupe z'ubukwe, gurupe za siporo, gurupe z'ibiki, mu gihe rero wowe utabishaka njye kwereka uburyo ibyo bintu wabyirinda, ukazajya uhitamo abantu runaka bashobora kugushyira mu magurupe wowe wumva wifuza kujyamo cyangwa ukeneye kujyamo. Nta kindi rero wabikoraho uretse kuza ukinjira hano muri WhatsApp yawe. Iyo ugeze hano muri WhatsApp yawe rero uhita uza hano hejuru hari utudomo dutatu, urahabona neza ukinjirayo. Iyo winjiye hano rero uhita umanuka hano hasi ukaza hano handitse setting. Setting ngira ngo urayibona neza ahangaha. Iyo umaze kwinjira kuri setting uhita umanuka hano hasi handitse privacy. Umanuka hano handitse privacy, wamara kuza kuri privacy ukemezaho, ugahita uza hano hasi ukamanuka hasi ukareba handitse groups. Groups ni hano ndahakwereka neza ahangaha groups, ukaza rero ukemeza kuri groups. So hano rero urabona ko ngewe biri hano muri my contacts except, ariko abenshi usanga biba biri hano muri everyone, ariko ikiza so urabona hano kuri everyone buri wese aba abyemerewe. Uje hano kuri my contact, ni contact ufite muri telefone yawe. Iyo umanutse hano hasi rero dore ko ariho bikorerwa. Iyo umanutse hano hasi ugakirikaho, reka makwereke neza. Iyo umanutse hano hasi ukaza ugakirikaho ahangaha, uba ugiye guhitamo bwa buryo twavuzeho yuko abantu runaka rero bashobora kugushyira mu magurupe, cyangwa se ko bose nta n'umwe wemerewe kujya agushyira muri gurupe. Ibi ngibi ni nawe ubwawe ugomba kwikora muri telefone yawe kuko biteza akavuyo bikakubuza amahoro. Okay, uhita uza rero ukemezaho hano kuri my contact except. Iyo umaze kwemezaho rero urategereza bikarodinga. Ngira ngo urabona utu tuntu uko tumeze, ngira ngo uratubona hano. Urabona ko hari utudomo tugiye turimo. Utu tudomo rero iyo tudufunguye gutya, iki gihe buri wese aba yemeye kuba yaza akagushyira mu magurupe. Iyo ushaka rero, iyo udashaka yuko bagushyira mu tudomo twose, uraza ukatuvivuraho, uhita uza ugakora hano hejuru, uraza ugakirika hano hejuru, ugahita wemeza bose ko batazajya bagushyira mu magurupe yawo uko bashatse. Kontakiti zose ufite ko zitemewe kugushyira mu magurupe yabo ya WhatsApp. So iyo umaze kwemeza hariya ruguru rero bihita bimera gutya. Noneho iyo ushaka kuba wavuga ati wenda urugero umuntu runaka aze aba ari we ushobora kuba yanshyira muri gurupe, urugero tubare François, uraza ugakirikaho, ukamukirikaho akavi ukagakuraho. Iki gihe iyo ugakuyeho, François yemerewe kugushyira muri gurupe igihe cyose abishakiye cyangwa se iyo ari yo yose. Ariko bose iyo ushaka ko batagushyiramo uremeza hose ukemeza ko batagomba kugushyiraho. Noneho ugahita umanuka hano hasi, reka makwereke neza, uhita umanuka hano hasi ahangaha hari aka kavi, ugahita uza ukavivuraho ukaba urabyemeje. Ngira ngo urabibona ko biri kwiyapudetinga. So guys, nongera kwibutsa yuko igihe cyose uri kumwe n'iyi YouTube channel uzabasha gusobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, yuko wajya witunganyiriza ibijyanye na social media zawe cyangwa se imbuga nkoranyambaga zawe zigiye zitandukanye. Nkubwira yuko twebwe twigisha uko wakikerera cyangwa wakereya cyangwa wakora imbuga nkoranyambaga zawe zigiye zitandukanye, uburyo wabyaza business zijyanye n'imbuga nkoranyambaga amafaranga, n'uburyo wakorera amafaranga online, n'uburyo wasobanukirwa ibijyanye na YouTube cyangwa se na TikTok. Okay
guys, ngira ngo nk'uko ubibona, urabona za contact zanjye zose hano zaje hano, ntabwo zemerewe kunshyira mu magurupe igihe bashakiye. Guys, niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na buri kiganiro cyangwa se buri nkuru tuzagenda tugarukaho, kuko nibyo twiyemeje. So guys, nongera nkwereka akandi kantu gatoya. Iyo umanutse hepfo y'ibi ngibi twakoze gatoya, ukareba aha handitse block contact hano, urumva, ukaza wemere kuza hano ukaba waborokamo abantu runaka, uraza ugakoraho. Iyo ukozeho rero ukaza hano hejuru, ahangaha uraza ukadingaho izindi contact ushaka kubloka kugeza zitazajya zikwandikira cyangwa zikuwohereza amafoto cyangwa ngo wowe ube wagira ibyo zikorera. Uraza rero ukaziboroka iyo ushaka kuboroka contact runaka kugira ngo zitazajya zikwandikira cyangwa zirebe ibyo wakoze, amasitati yawe n'ibiki byose. Uraza rero ugakirika hariya ugahitamo izindi contact ukaziboroka. Hano rero bahita bakwereka select contact, ugaselectingamo izo ukeneye zose hano, ukaza ukazihitamo. Ubwo iyo wemejeho gutya, ni urugero, iyo wemejeho gutya, ubwo tayari uba uyiborotse. Kuyikuramo rero nta kindi ukora, n'ubundi uraza ukayemezaho gutya, ukongera ugakanda hano handitse unblock, ahangaha ugakikaho. Iyo ukiritseho contact yawe ihita iva mu ziborotse. Ngira ngo murabona zino ngewe ziraborotse. Okay, si byo byonyine, ni byinshi cyane tuzajya tugarukaho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi twiyemeje kugenda tubigisha byinshi bigiye bitandukanye kuri izi mbuga nkoranyambaga mukoresha umunsi ku wundi. Tukwibutsa yuko niba ukunze iyi video, kora like, unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo basobanukirwe byinshi batazi kujyanye n'imbuga nkoranyambaga. Guys, gukora like kuri video bihesha agaciro ko kuba yabasha guperforminga neza cyane. Murakoze rero, dusubire mu biganiro byacu bizagenda bikurikiraho. Ciao ciao.